ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, aba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Iryo ni ijambo dusanga mu Migani ibice 18 ku murongo wa 22. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Iryo ni ijambo dusanga mu Itangiriro ibice 2 ku murongo wa 18. Ngo wayikaze kuri admount.new. Ahangaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibigenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri iyi mihanda muri rusange. Ngo wayikaze. Yes, ndagusuje cyane kandi nkwifurije kumererwa neza impande zose uherereyemo, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze yarwo. Nkwifurije kugira ngo ukomeze umererwe neza cyane. Ibyiza byinshi nibyo ngenda nkwifuriza. Nguha nikaze ku muyoboro admount.new. Ahangaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibigenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri imihanda muri rusange, dore ko imihanda burya ntago ijya yiburira. Uko byaba bimeze kose ntago inkuru zijya ziburira. Niba ujya ukunda gukurikira filime z'inyarwanda, ugakurikira Ibanga, ugakurikira My Heart, ugakurikira n'izindi filime zigiye zitandukanye, ntabwo uyu mukinnyi Rwego Yves ari ubwa mbere waba umubonye mu maso yawe. Uyu ni umukinnyi wa filime ukunzwe cyane muri kino gihe, dore ko filime ari kugenda akinamo ziri no kugenda zikundwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga, ariko by'umwihariko ni filime zinyuzwa kuri YouTube. Ibi ngibi rero bikaba bituma uyu mukinnyi wa filime nawe aza mu bakinnyi bagezweho cyane muri kino gihe. Hari ku itariki 22 z'ukwa kabiri 2025 nibwo Rwego Yves rwose yambitse impeta umukunzi we, impeta ya fiancaye. Umukunzi we yitwa Nkusi Sharon, ndetse bakaba bamaze igihe bari mu munyenga w'urukundo. Rwego Yves kandi afite filime ye nayo yatangiye igenda inyura ku muyoboro wa YouTube. Ni YouTube channel ye yise Rwego Yves, filime ikaba yitwa Maisha Series. Mu makuru ari kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga rero aravuga ko iyi couple benda kurushinga mu minsi mike iri imbere. Mu mitomo itandukanye rero Rwego Yves yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze ubwo yashyiragaho amafoto y'uyu mukobwa rwose yemera kwambara impeta ya fiancaye, yemera kuzamubera umugore. Ni imitoma myinshi igiye itandukanye, ariko by'umwihariko yagarutse kuvuga ko ngo kuva wa munsi wa mbere ahura nawe yamenye ko nawe ari umuntu udasanzwe. Yakomeje agira ati rero ejo hashize namusabye ko yaba uwanjye iteka ryose, hanyuma avuga yego atazuyaje. Iyo ugerageje gusubiza amaso inyuma ukajya muri post zigiye zitandukanye Rwego Yves yagiye postinga kuri Instagram mu minsi yo hambere, usanga yaragiye postinga uyu mwana w'umukobwa amugarukaho cyane, avuga ko amukunda cyane. Hari naho yagaragaye rwose amubwira ati congratulations ubwo yarasoje kaminuza. Gusa abantu ntabwo bari barabitinzeho, bumvaga ko ari ibintu nyine by'ubushuti busanzwe, ariko mu by'ukuri ntabwo bari bazi ko ari umukobwa nyine bakundana, ndetse bagira no ku rwego rwo kuba umwe yamubera umugore n'undi akamubera umugabo. Ariko ubu ngubu bamaze kubishyira akadomo, hanyuma banabyereka abantu hirya no hino, abantu batangira kugenda babibona. Iyi ni post Rwego Yves yanyujije rero ku mbuga nkoranyambaga ze collaboratinze n'uyu Sharon, cyangwa se bahuje nyine basangije post, hanyuma post zikaba ziri kuri account zabo bombi. Ubona ko rero bishimiye iki gikorwa cyangwa se iyi ntambwe bateye mu rukundo rwabo. Abantu benshi rero ku mbuga nkoranyambaga bagiye bifuriza iyi couple ishya n'ihirwe mu rukundo rwabo kugira ngo bazahirwe. Bamwe na bamwe bagenda banabapostinga rwose ubona ko bishimiye uru rukundo rwabo. By'umwihariko ariko birumvikana nyine abantu babipostinze cyane ni bamwe mu bantu abasitari batandukanye, cyane cyane abakorana n'uyu nguyu Rwego Yves muri sinema nyarwanda. Natwe rero reka tubifurize kugira ngo bizagende neza cyane, niba nabana urugo ruzabe rwiza. Ni amakuru ya entertainment ndetse n'icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Komeza ubane natwe, hanyuma reka duhurire mu bindi biganiro. Ciao ciao, ndabakunda cyane.